ibi bintu by'Imana iyo birambitse hasi Satani ahita heraho kabisa. Niko ameze, kubera ko arabizi ngo ikintu kimutsinda kurusha ibindi byose. Yari umugabo wubaha Imana, ngo wari ufite imirimo myiza, ndetse ngo yari yarubakiye n'abayuda sinagogi, yari yarabubakiye urusengero. Ariko muzi ikintu gitangaje, nubwo yabubakiye urusengero barumuhejemo, ntabwo yari yemeye kurwinjiramo kuko yari umunyamahanga. Bo bazi ko ikigomba kugaragara neza ari religion, ari Anglican. Yesu ntawe bazi. Uzabarenganya pastori se? Yesu ntawe bazi. Uwo muntu araje atugezemo, ntabwo arabatizwa, ntabwo araba confirm. Natugeramo twe nk'aba Anglican iyo mihango itaramukorerwa tuzamwitana. Katwakire Dr. nuko dukomezemo. Reka dushime Imana ku bwa Archdeacon unkoreye umurimo mwiza nari guheraho. Rero mumushimire cyane. Yavuze nk'umukuru bituma mwihuta gusubiza. Bishoboka ko ngiyo mvuga nk'umwarimu mwari gutinya utese mvuze ikitari cyo. Yakoze cyane rero, kandi nejejwe nuko iby'ingenzi mu by'ukuri mwabyumvise. Icyo nge nicyo nkuye muri no summary. Iby'ingenzi mwabyumvise, kuko ibijyanye n'abantu z'ibinyoma mwabivuzeho, hanyuma n'ibijyanye n'itorero ry'i Galatiya mwabivuzeho. Rero sessions ebyiri zose z'ejo twavuze ku mivukire y'itorero ry'i Galatiya n'ibintu byarikomezaga, hanyuma tuvuga no ku butware bwa Pawulo bwo kwigisha, kuko aribwo bari bafiteho ikibazo. Uyu munsi rero tugiye kuganira noneho kuri message iri mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya. Uyu munsi nibwo tugiye muri message. Haleluya. Ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko uru rwandiko nge na Archdeacon turi mu ishuri batwigisha uru rwandiko semester yose twarwizemo amasaha menshi. Noneho maze gusoma ibitabo birenga 30 byanditse kuri uru rwandiko rwonyine. Hari igitabo cyanditswe n'umuhanga mu by'iyobokamana witwa Dr. John Stott. Igitabo gifite pages 820. Mwabyumvise? Kuri ibi bice bitandatu gusa, pages 820. Rero kurwiga mu minsi itageze kuri 3 neza, kuko ku cyumweru azaba ari ukubihuriza hamwe. Buriya nicyo nzakora ku cyumweru mu iteraniro, ni ukubifata byose ngakuramo ibintu. Sinzi niba mwumva ijambo ryitwa tunalo, kugenda ubikura mu bunini ubyegeranya kugeza igihe usigaranya agasongero kamwe. Buriya niko bizagenda. Urumva natangiriye kuri rwose, ndi gukuramo kamwe, hanyuma ku cyumweru nibwo tuzafata iyi ntego noneho tuyipasakuremo uduce tw'intego nyirizina. Murumva ko ari akazi kaba katoroshye, rero bibasaba gukurikira cyane. Haleluya.
kandi buriya ikintu cyakujije itorero rya mbere iryo twita iry'intumwa, amasaha yabo menshi ngo bashishikariraga kumva iby'intumwa zigishaga. Amambere hari abasore naganiraga nabo, kubera ko hari umuntu waherukaga kwigisha, yigisha iby'umuntu witwa Utuko. Mujya mumwumva Utuko? Ati Utuko arasinzira, atarasinzira, dufite abantu b'indangare mu murimo w'Imana basinziriye. Ariko Utuko kiriya gihe Pawulo yahereye 3 za mu gitondo yigisha abwiriza. Murimo murabyumva? Arigisha ageza 3 z'ijoro. Murimo murabyumva? Bicaye bateze amatwi 3 z'ijoro. Arangije kubera ko imyubakire ya kera ya kiriya gihe ntabwo habaga harimo amadirishya gutya ibi dufite, ahenshi zabaga ari inzu zubatse ariko zifite utuntu tw'uturido cyangwa tw'uduhema dutangiriye. Noneho akabeho nyine bigatuma katinjira neza. None n'ukuntu abantu babaga ari benshi bapfundanye, urumva ubwo harimo akantu k'agashyuhe. Noneho nk'umuntu wananiwe yegera ahantu ku idirishya kugira ngo arwanye ibitotsi, kuko amasaha yari menshi. Ibaza amasaha 12 wicaye uri kumva ijambo ry'Imana. Urumva umwete bari bafite? Arangije agatotsi kamufashe ahubuka mu idirishya, yarimo yikubita hasi. Yikubise hasi arapfa nyine. Pawulo araza, arangije aramusengera, arazuka. Amaze kuzuka, muzi ikintu gitangaje, Pawulo amanyagura imitsima, bajya ku igaburo ryera, arakomeza arigisha paka 3 za mu gitondo nk'ejo, amasaha 24. Ubwo umuntu ufata icyo gihe cyose mu ijambo ry'Imana mwazahurira. Noneho imiririmbire yabo se yari iyi. Mujye mushima Imana, mwakagombye kujya mushyiramo umwete. Mukabona bitwa ba Mama Gift baje bahariya, hari za worship team bagashyiramo ngo muri guhaguruka, ngo mukaririmba, ngo muri kugira. Hari ibintu tutazitwaza nitugera imbere y'Imana, kuko bariya bo icyo bakoraga cyari iki? Kwari ukurambura za zaburi, zitwa za zaburi. Zaburi ni indirimbo, bivuga indirimbo. Barangiza ntabwo bamwe hano hari abantu babaye ab'Iroma abakatolike, urimo urabyumva, bakaririmba na melodies bagira ibi byo kubyina n'ibikirekashwe, ntabwo ibyo byari iby'abadayimoni. Murabyumva? Kandi nabyo bakabikora bicaye, ntabyo guhaguruka bisararanga bya bindi, bicaye batuje, kubera ko amaso n'ibitekerezo byabo byatekerezaga ijambo ry'Imana gusa. Noneho izi nzandiko mubona, niba intumwa yarwanditse ikarwohereza, rwarazaga gutya mu iteraniro bakarubasomera uko rwakabaye, nta by'ibisobanuro, nta bindi. Abafite ibibazo bakandika, murabyumva, bikongera bikohererezwa Pawulo cyangwa Petero cyangwa nde iyari. Murabyumva? Nta muntu wari wemerewe kugira ibyo abaza ijambo ry'Imana, byose byabazwaga intumwa, uwanditse. Murimo murabyumva? Urumva urukundo abantu bari bafite rw'ijambo ry'Imana? Niyo mpamvu itorero ryagize imbaraga. Rero nejejwe nuko hari abantu benshi nabonye kabisa bafite udukayi banditse rwose, najyaga nyuzamwe amaso. Ariko ntibirangirire mu nyandiko gusa, nimugerayo mujye mwongera musubiremo. Ibi bintu by'Imana iyo birambitse hasi, Satani ahita aheraho kabisa. Niko ameze, kubera ko arabizi ngo ikintu kimutsinda kurusha ibindi byose
ni ijambo ry'Imana. Niyo ntwari mukubita hasi, kubera ko nubwo abantu benshi dutinda kuvuga ku gusenga, ubundi gusenga kuzima ni ugusenga gushamikiye ku ijambo ry'Imana. Dusengera mu ijambo ry'Imana. Biravuga ngo rero ijambo ry'Imana ni ryo rikontorora ibintu byose. Haleluya. Niyo control y'ibintu byose. Kuko uri gusenga adasengeye mu ijambo ry'Imana, ashobora kuba ari gutongana cyangwa gutikura mu ijambo ry'Imana. Mwabyumvise? Niyo mpamvu n'Umwuka Wera afata akanya akaza gutoratoranya akavuga ibi nibisigare, ibi nibisigare. Ngo ni ko Umwuka Wera adusengera, kuko twe tutazi gusenga. Imana ishimwe rero. Reka twinjire mu rwandiko noneho nyirizina n'ubutumwa Pawulo yari afite muri uru rwandiko. Nababwiye ko Pawulo yandika yarimo akora ikintu cyitwa defense, kwiregura, yiregura impamvu imugira intumwa, noneho asobanura ubutumwa afite ubwo ari bwo. Kubera ko itorero ritangira, intumwa zagumye i Yerusalemu, zibwiriza ubutumwa i Yerusalemu batari bumva icyo Yesu yavugaga, avuga ngo muhere i Yerusalemu, Yudaya n'i Samariya no ku mpera z'isi yose. Ntabwo bari barasobanukirwa icyo Yesu yavugaga. Bituma rero bo bakomeza kwigisha no kubwiriza abayuda gusa. Noneho Yesu ahitamo kubateza itotezwa. Murabyumva? Kubera ko ubwa mbere yarababwiye ngo mugende mu isi yose, birabananira, bakomeza kuba mu kasayiko kamwe. Arangiza aravuga ati okay, umuntu utumvise neza nzi ngo nimukubitisha kugira ngo agende. Itotezwa ryadutse, nibwo batangiye kugenda basohoka i Yerusalemu, ndetse twumva umuntu witwa Filipo aragenda, nibwo bwa mbere tubibona, arangije abwiriza inkone y'umwamikazi wa Etiyopiya. Arayibwiriza, imaze gukizwa inaramubwira ati ariko ko hari amazi, kubera iki ntabatizwa? Bwa mbere bakoze none umubatizo w'umunyamahanga. Haleluya. Ubutumwa rero butangira kugera mu banyamahanga, ariko mu by'ukuri iki gihe ntabwo baramenya icyo bakwiriye kubwira abanyamahanga, kubera ko n'ikimenyimenyi byasabye ko marayika aza guhishurira Petero. Hari umugabo witwa Koruneliyo ngo yari umugabo wubaha Imana, ngo wari ufite imirimo myiza, ndetse ngo yari yarubakiye n'abayuda isinagogi, yari yarabubakiye urusengero. Ariko muzi ikintu gitangaje, nubwo yabubakiye urusengero barumuhejemo, ntabwo yari yemeye kurwinjiramo kuko yari umunyamahanga. Murabyumva? Umunsi umwe rero ngo ari gusenga yirije ubusa, marayika aramusanga avugana nawe ati gusenga kwawe n'imirimo yawe byageze imbere y'Imana, byarakiriwe. Urimo urabyumva? N'ubundi icyo marayika mubwiye ni Imana yareberagaho umuyuda nyawe ukora ibikwiriye, gusenga no gukora imirimo myiza. Gusenga ni ikintu kirimo ibintu byinshi, kuko icyitwa gusenga, worship, ni ijambo byari rirenze gusohora amagambo. Harimo kubaha Imana, harimo amategeko. Iryo jambo ryo ryavugaga ikintu kirambuye kinini. Noneho
uyu mugabo ashimwe neza nk'uko umuyuda wubaha Imana neza nawe yashimwaga. Murimo murabyumva? Uko niko marayika cyangwa niko Imana yabonaga Koruneliyo. Noneho mu gihe akiri muri ibyo, marayika ahita agenda asanga Petero aho ari yiryamiye yiturije. Arangije amwereka inzozi. Ikintu kinini cy'igihema ngo kiramanuka kirimo inyamaswa zose, harimo izitaribwaga, izitari zemeye kuribwa n'Abisirayeli, byari bibujijwe. Inyamaswa harimo nyinshi zari zizira. Hanyuma marayika aramubwira ati ibi bintu byose fata ubagurye. Petero ati reka shwita ntabwo nabirya, hano harimo ibizira kandi ni ijambo ryawe rirabibuza, sinigeze nambigerageza. Ngo aramubwira ngo icyo Uwiteka yamaze kuzirura harya ni wowe ukomeza kukiziririza se? Hanyuma icyari kibimanuye gihita gisubirayo. Petero akirimo kwibaza ibi bintu ni ibiki. Intumwa ngo zivuye kwa Koruneliyo ziba zirahageze. Zihageze bati hari abantu bagushaka hano. Araza ati umutware wacu aradutumye ngo ngwino uze umusange. Petero ngo abari bwagira ibyo bisobanuro by'inzozi yarimo abona. Urimo urabyumva? Aragenda. Agezeyo ijambo rya mbere yaravuze ngo burya koko Imana ntirobanura ku butoni, ngo mu mahanga yose uyubaha ngo Imana iramwemera. Murabyumva? Iryo jambo ararivuze. Ariko mwumva ikintu gisekeje hano mu gice cya kabiri cy'Abagalatiya. Pawulo yashwanye nawe ngo Yakobo n'abandi babanaga mu itorero ry'i Yerusalemu ngo baje kureba iby'ubutumwa burimo kubwirizwa abanyamahanga. Bahageze kubera ko bo bari bagifite wa mwuka wo kunena abanyamahanga. Petero ngo ababonye, Bibiliya iravuga ngo arinyufura. Kwinyufura hirya iwacu ni ijambo ryakorwaga n'umuntu igihe ari gukwepa agiye hahantu murahazi hahantu hariya hirya murahazi hahantu ndi kwanga kuhavuga mu izina buta. Urabyumva? Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo abantu baranuka buretse. Mu yandi magambo icyakoze nubwo yeretswe za nzozi aracyita abanyamahanga umwanda. Murimo murabyumva? Aracyita abanyamahanga umwanda. Ntabwo rero barasobanukirwa ubu butumwa Pawulo yahawe. Niyo mpamvu rero kujya kumurwanya buriya ikintu kibasetsa nuko niyo Petero aza kuhagera na Yakobo na Yohana mbere yuko basobanukirwa ibi Pawulo ari kwigisha, bishoboka ko nabo bari kwinyufura, nabo byarashobokaga kubera ko ibisobanuro yatangaga byavugaga ubutumwa butandukanye nubwo bamaze igihe bigisha, kubera ko bo bari bakigisha bagishyiramo iby'imirimo. Hanyuma Pawulo mu gice cya mbere arangije arababwira ati ngewe ubutumwa ndimo mbwiriza abanyamahanga ni ubutumwa bw'ubuntu twahawe muri Kristo Yesu. Bivuga iki? Kugira ngo umuntu yitwa Umuyisirayeli hari ibintu bitatu yasabwaga gukora. Icya mbere yagombaga gukebwa. Gukebwa niki?
gukebwa ni ikimenyetso Imana yahaye Aburahamu cyemeza kizajya kimutandukanya ngo n'andi moko n'abandi bantu bose. Ibyo biri mu itangiriro igice cya 17. Noneho gukebwa kuko ari ikimenyetso kiranga Umwisiraheli nyirizina. Ibyo byaravugaga ngo kugira ngo witwe Umwisiraheli, witwe n'umwana w'Imana, ugomba kuba ufite icyo kimenyetso. Ariko hari ahantu ibitekerezo byagarukiraga. Gukebwa ni ikimenyetso cyakorerwaga ku mugabo gusa. Umugore we ni igiki cyamugiraga Umwisiraheli? Hari abantu bigeze bibaza icyo kibazo, kuko gukebwa byakorerwaga umugabo. Gukebwa muzi cyari cyo ntimubizi? Aha, umugore ni igiki cyamugiraga Umwisiraheli? Imiryango yose yo muri Isiraheli yashoreraga mu mugabo. Murimo murabyumva? Ibyo biravuga ngo yaba umwana yaba umugore bose bitirirwaga umugabo. Umugabo rero kuko ari we representative w'umuryango wa Isiraheli, iyo yabaga akebwe, abandi bakomoka kuri we bakeberwaga muri we, bitirirwaga we. Icyo cyumvikanye? Rero ibyo biravuga ngo umwana n'umugore, mujya mwumva Yesu ahaza abantu 5,000 bakavuga ngo abagore n'abana batabariwemo. Ibyo nibyo bisobanuro, kubera ko umugabo niwe witirirwaga indi miryango imukomokaho. Iyo umugabo yabaga abazwe, ubwo habaga habariwemo n'abamukomokaho bose. Haleluya. Niyo mpamvu ikimenyetso cyitwa gukebwa ari we wagikorerwaga, ubwo n'abandi bose bakaba bakebewe muri we. Hano rero mu gice cya 3 n'icya 4 Pawulo azanamo n'ikintu cya Aburahamu. Batabura gukebwa kwa Aburahamu byamugize koko umuntu uhura n'Imana, wuzuriramo amasezerano natwe tugenderaho uyu munsi. Atariko muri Yesu Kristo twakebewemo mu buryo bw'umwuka, bituma natwe turagwa amasezerano yahawe Aburahamu. Haleluya. Bati ubwo rero natwe twakebewe muri Kristo mu buryo bw'umwuka, ibyo byatumye natwe twitwa abaraganwa na Aburahamu. Ibyo bisobanura iki rero? Birasobanura ngo kuko natwe dufite gukebwa k'umwuka, ubwo natwe ibyo bitugira Abisiraheli mu buryo bw'umwuka. Ntabwo dukeneye kubanza kujya muri Isiraheli kugira ngo murabizi, hari abantu hano i Kampala bo bigeze gufatirwa ku kibuga cy'indege, bagiye nta pasipoti ntaki, ngo bagiye Kanani. Ibyo bintu mwabyumviseho? Ku airport ya hano Entebbe bagiye kabisa, bagiye nta pasipoti, bati Kanani tujyayo mu kwizera, ntabwo dukeneye pasipoti, ntabwo dukeneye visa, ntabwo dukeneye kwishyura ya ticket, tugiye Kanani mu kwizera turagerayo. Bagiye Kanani. Kandi kugeza uyu munsi hari abantu bakizera ngo kugira ngo bitwa abana b'Imana bagomba kubanza kwigira Abisiraheli, bakajya muri Isiraheli, bakazana mavuta n'ibiki byo muri Isiraheli. Ariko hano icyo Pawulo ari kuvuga ni iki? Ni ukubwira aba bantu b'itorero ry'abanyamahanga, ni ukubibutsa ko bo ibyabaye
ni ubuntu Imana yabagiriye. Haleluya. Icya kabiri cyagiraga umuntu umuyisiraheli, cyangwa cyatandukanyaga umuyisiraheli n'abandi, ni amategeko bari bafite. Amategeko yabo yari atandukanye n'andi yose, kubera ko itegeko rya mbere ryatandukanyaga Imana y'Abisiraheli n'izindi mana. Andi mahanga yose wasangaga nk'ubwoko bumwe cyangwa igihugu kimwe bashoboraga kuba bafite nk'imana 10, 15, 20. Hari imana ishinzwe imyaka, hari imana ishinzwe imigezi n'amazi, hari imana ishinzwe abagore badatwite, hari imana ishinzwe abagabo bataye umutwe, hari imana, ikintu cyose babaga bagifitiye imana yacu. Ariko Imana y'Isiraheli iravuga ngo njyewe ndi Imana imwe rukumbi, ntihakagira indi mana muzana imbere yanjye mu maso yanjye. Yabibajwe, yabigendera mu kirere, uko yabimeze kose, ntihakagire indi mana iremerwa mu maso yanjye. Njyewe ndi Uwiteka, ndi njyenyine. Murumva ahantu amategeko yaba yaratandukaniye n'abandi? Abandi bashoboraga kugira ibindi bice bimwe, ariko amategeko yabo yatumaga bitwa b'Uwiteka koko. Hanyuma icya gatatu ni imihango bari bafite. Imihango yabo yarimo ibice bibiri. Hari imihango Imana y'ubwayo yari yarishyiriyeho, tuvuge nko kubaha iminsi mikuru. Hari iminsi mikuru 3 bari bafite. Uwa mbere wari umunsi mukuru witwa uwa Pasika. Uwa Pasika, hanyuma Pasika ntabwo ndi buyivugeho. Abafite hano za smartphone, ni inyigisho maze iminsi nigisha, ubwo bazaje kuri ya My Generation for Jesus TV abariho bayirebera. Maze iminsi nigisha ibijyanye na Pasika. Icyaka nyuma ya Pasika hacagamo iminsi 50, hakazaho Pentecote, gusarura ingano. Murabyumva? Ni amasarura, gusarura ingano. Hakazaho undi wo gusarura imbuto. Murimo murabyumva? Kandi nicyo bita isabato. Hari isabato y'icyumweru, isabato y'iminsi 7, hanyuma hakabaho n'ibindi twita amasabato. Amasabato, hariho amasabato 7, ubwo byahwanaga n'iminsi 50. Hari amasabato menshi. Hari isabato yo kuruhura imyaka nayo yagombaga kugira isabato, ikiruhuko. Isabato bivuga ikiruhuko, kuko nibaza ko hano hari abantu nyine bakubitwa n'ijambo ryitwa isabato, sibyo? Ahaha. Ibyo bintu uburyo babikoraga nibyo byabagiraga Abisiraheli nyirizina. Noneho rero aba bantu baje kopozinga, kunyuranya cyangwa guhakanya ubutumwa bwa Pawulo, baravugaga ngo ni gute ibi bintu ko ari Imana yabitanze, ni gute urimo kubwira abantu ngo ibi bintu babireke kandi ari Imana yabitanze? Imana ijya kubitanga yaribeshye, yakoze amakosa? Nabyo ko ari iby'Imana? Mu byo Yesu yigishije ko atatubwiye ngo ibi bintu tubireke? Kubera ko Yesu yaravuze, bamubajije iby'amategeko, yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza.
iri jambo bwaryo ryakomereye abantu ku buryo kuri gusobanukirwa iri jambo yaba bigishwa n'ababakurikiyeho ryarabagoye. Yesu yaje gusohoza amategeko gute? Kubera ko ijambo ry'Imana niwe ryavugaga, niwe jambo ry'Imana. Ibyanditse mu ijambo ry'Imana byose bivuga kuri we. Kuba bivuga kuri we biravuga ngo umwizera aba yayujuje yose. Haleluya. Hazamo rero ikibazo kimeze gitya. Yego nibyo koko Yesu ibi bintu yarabivuze, yewe n'isabato ntabwo yayizihizaga, ntabwo yabikoraga, kuko ni bimwe mu byari bigiye gutuma bamwica. Batese none ibi bintu Pawulo uri kuvuga ko twumva tutabizi, ko atabivuze, ko twumva tutazi ibyari abanyamahanga ngo baze, hanyuma baze ntibabanze gukora icyo bitaga Judaization, kubanza kwigira abayuda, kubanza gukebwa, kwizihiza iminsi mikuru n'indi mihango yose no kubaha amategeko. None se ibi nibijya kurande bazitwa bande? Bazitwa bande? Urumva nayo icyo kibazo utakibaza? Nibaza bazitwa bande muri twe? Ko Yesu ataduhaye uyu murongo. Mu ruhande rumwe abantu bari bafite iki kibazo washoboraga kubumva, ariko Pawulo asobanuriye izindi ntumwa ubutumwa bwe, ngo barabyumvise baravuga bati ibi bintu nibyo mwa, ibi bintu nibyo twari tutarabisobanukirwa neza, ariko ibyo uri kuvuga nibyo. Ngo bamwongereraho ikintu kimwe gusa, ngo cyitwa ngo gufasha abakene. Ariko iki kintu n'ubundi cyari gisanzwe kiba mu mategeko y'abayuda, ikintu cyitwa kwita ku mukene, umupfakazi, imfubyi n'umusuhuke, umunyamahanga waje aho. Buri muntu wese wahingaga, iyo yahingaga yasaruraga akuramo ibintu bimwe, ibyaguye mu murima ntabwo bemeraga kubihumba kugira ngo umukene n'umusuhuke baze barye. Iryo n'ubundi ryari risanzwe rihari. Pawulo rero aravuga ati nta kidasanzwe banyongereyeho, kubera ko n'ubundi byo narabikoraga nk'umuyuda. Ikibazo rero kigasigara kivuga ngo aba bantu nibatuzamo bazitwa bande? Bazitwa Abisirayeli b'ibice? Bazitwa ibizanirano? Bazitwa iki? Murimo murabyumva? Reka tuvuge umuntu yiviriye hariya hahandi mwibara, hariya hahandi tuba tubazi. Araje ageze mu rusengero, twe dufite ibintu nyine twatondetse biranga umuntu w'umuanglikani, ntitubizi, agomba kuba yarabatijwe, yarabaye confirmed, yarakomejwe n'ibindi. Dufite imihango yacu dusanzwe dufite. Uwo muntu araje atugezemo, ntabwo arabatizwa, ntabwo araba confirmed. Natugeramo twe nk'abaanglikani iyo mihango itaramukorerwa tuzamwitande. Mushome uwo tuzamwitande. Reverend, uwo tuzamwitande. Ntabwo afite aho kubarirwa, niko avuze. Agomba kugira ibyo yiga akabona gusa n'abandi. Mwabyumvise? None wumvise icyo kibazo uko cyari kimeze? Mwacyumvise? Aha, ariko uyu muntu yaje atuzamo, yaje. Bishoboka ko habaye igiterane nk'ibi turi gukora, yarangiza kumva ubutumwa akavuga ndaje, ariko ntabwo arabatizwa, ntabwo araba confirmed.
bishop ntabwo aramushyiraho ibiganza. Icyo gihe ntabwo tumwemerera kujya ku meza. Sibyo? Hanyuma yajya muri parish council se? Yajya muri choir se? Ngaho rero. None uyu muntu tumwite nde? Iki kibazo rero nicyo cyari gihari muri iri torero. Bateze umuntu nibyo tuzi ibisabwa kugira ngo umuntu yitwe umwana w'Imana. Nuko agomba kuba afite ikimenyetso cya Aburahamu yahawe cyitwa gukebwa, kugira ngo koko abamukomoka bitwe abana b'Imana. None aba bantu baze gutyo, baze bicare kandi tuzi ko hagati muri twe bitwa abanyamwanda, baza tuzabitira ihe zina. Paulo dusobanurire abo bantu tuzabitira ihe zina. Paulo arangije rero mu gice cya 4 abivimuzi, harababwira ati cyambere Aburahamu ntabwo icyamugize umuntu Imana yemera ari ugukebwa. Yarabanje yizera Imana, amaze kwizera Imana, Imana imuha ikimenyetso cyitwa gukebwa. Ntabwo ibimuhuza n'Imana ari ugukebwa, ahubwo nuko yayizeye. Haleluya! N'uyu munsi niko bimeze. Ntabwo ikiduhuza n'Imana ari imihango y'idini, ahubwo ni ukwizera. Amakosa menshi dukunda kwisanga twagezemo nk'abanyamatorero, hari igihe twisanga twaguye muri uyu mutego wo kwigisha abantu imihango. Ugasanga abantu babaye abanyamihango koko. Ntugomba gukora gutya, ntibigenda gutya, ntibigenda gutya. Ugasanga abantu bananiwe gusobanukirwa ikibagira abana b'Imana, ugasanga babaye abana b'idini. Akaba ari umuanglikani mwiza, ewana mwiza pe, akajya mu nzego zose z'itorero, ariko atari yasobanukirwa ikimugira umukristo. Abo rero iyo ari ikintu gituma itorero, reka tuvuge Anglican, iyo hari ikintu gituma Anglican igaragara neza, yanakwica, yanahitana umuntu. Ariko igituma Yesu agaragara neza ntabwo akizi w'abandi. Uramurenganya se? Hari abantu twirirwa turenganya aba bantu, ati baradusebya hariya, ati ntibagire, ntimuzabarenganye. Bo bazi ko ikigomba kugaragara neza ari religion, ari Anglican. Yesu ntawe bazi. Uzabarenganya pastori se? Yesu ntawe bazi Anglican. Nibajya kuvuga uzasanga hari umuntu wajyaga kwivuga ati ngewe ndi umuanglikani butwi. Butwi iryo jambo murarizi? Butwi. Ati ngewe umvomye mw'amaraso hasohokamo Church of Uganda. Umunsi ngakomeza kujya bivuga numva kabisa binyanze mu nda. Ndavuga niyo nufite ikibazo kabisa ntawakurenganya. Nimwitegereje koko muri we hasohokamo Church of Uganda. Ni kuko iminsi yose nakwitegereje, uwagukamura rwose ntago hasohokamo Yesu. Iwe ntugamba cy'umushije, icyo numanyiza cyo ni kabisa ubuzima bwawe bwa buri munsi. Mwitegereje havamo Church of Uganda. Iyo witeguye kuyirwanira n'imiriro, wotsa amazu ya diocese, wotsa ibiki, wagira ibiki byose wabikora, kubera ko hari icyubahiro uri kurwanira
kidini. Ariko iyo bigeze ku cya Yesu nta mwanya wabibonera, kuko atari muri DNA yawe, n'ubundi nta wakurenganya. Ararakara, umujinya uramufata ndawubona, ariko nararimubwiye kuko ryari rindambiye. Buri munsi mwajya kugira, urimo urabyumva, muri kuvuga ibintu biri sensitive, biri kwangiriza umurimo w'Imana. Inyowe ngewe ndi umuanglikani butwi, nureba no mu maraso havamo anglikani. Ariko reka mbabwire ba anglikani hatagira unyumva nabi, kuko ndi umupastori kandi rwose ukunda cyaciye. Amuvere sore kubabwira ngo Bibiliya nta hantu wasanga ijambo anglikani. Mwabyumvise ra? Nkoze nabi se? Icyakora barisomye bakaribonamo bambwire. Ubanza Bibiliya maze kuyisoma inshuro zirenga 27, mpera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe 27. Niba hari uwasomye iryo jambo narimbwire. Hari uwarisomye? Pastor Humura ntabwo ngwiciye umurimo. Kandi nimumbaze ngo kubera iki ritari mu Bible. Yesu yasize itorero n'abizera bose bihuza. Icyakora hari icyo twita local churches, nk'uko hano i Galatiya ni itorero ry'i Galatiya. Ubwo nibwo twavuga ngo local church y'ahantu. Ubwo Anglican church ni imwe mu bigize wa mubiri wa Kristo. Ariko no muri yo Anglican church hakaba harimo individuals, umuntu umwe uza akajya mu bagize rya torero. Haleluya. Rero mu yandi magambo Paulo arimo aravuga ngo icyo Yesu yita kwitwa umwana we ntabwo ari uko wujuje amategeko yose y'idini cyangwa ya denomination ubarizwamo, ahubwo icyambere Yesu ubwe yarabyivugiye. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni cya 14 umurongo wa 15 na 16. Arimo arerekana mu by'ukuri abantu bamwitirirwa, kuko turi buze nanone gukoresha Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Hano aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Haleluya. Mu yandi magambo, urukundo cyangwa kwerekana ko wakunze Yesu ntabwo bigaragarira mu kuba wabaye umunyedini mwiza, ahubwo ni ukubaha ibyo yategetse byose. Haleluya. Tugiye kureba Yohana 1:12, hanyuma ndibuze kubereka iri tegeko Yesu ari kuvuga ni irihe. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 havuga ngo iki? Haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Abamwemeye bose. Hari igice gisigaye, hari abo yigeze avanguramo. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana.
aha rero biravuga ngo kwitwa umuyisiraheli cyangwa kwitwa umwana w'Imana ntabwo bisaba ko ubanza kujya gukebwa, ubanza kujya kubahiriza amategeko yari yarazwe abisiraheli, ahubwo ni ukwizera uwatumwe n'Imana ari we Yesu Kristo. Pawulo rero icyo arimo kubwira aba banyamahanga ni uko bamaze kubwirwa ko kugira ngo ube umwana w'Imana ugomba kuzuza ibitegekwa n'amategeko, byabahagaritse umutima. Ibintu byitwa gukebwa ni ibintu bitari bisanzwe mu muco wabo, murabyumva? Icya kabiri, bimwe mu bintu byakorwaga, tuvuge nko gutamba ibitambo n'ibindi, iwabo byasobanuraga ikintu kitari cyiza, kubera ko bo batambiraga Imana n'ibigirwamana byabo. Murimo murabyumva? Kuri bo kongera kubitekereza no kubisubizamo byongera kubasubiza mu mihango yabo. Bafite confusion rero, barimo bararwana nayo. Pawulo abibutsa ikintu rero muri iki gice cya kabiri, arababwira ngo mwibuke ko gukizwa kwanyu ntabwo byavuye byonyine no kuvuga ngo Yesu araje namwe abazanye mu mubare w'abana b'Imana, ntabwo byasabye igitambo icyo ari cyo cyose, nta kiguzi byasabye. N'uyu munsi biratangaje, Yesu yatanze agakiza, Yesu yatanze byose, ariko abantu baracyakoresha ibiguzi n'amafaranga kugira ngo bajye kwakira ibyo Yesu yatangiye ubusa. Twabivuze, umuntu akaza akakubwira ngo kugira ngo wakira agakiza cyangwa kugira ngo ukire indwara ugomba kwishyura ikiguzi, ugomba kwishyura amafaranga kugira ngo ukire. Noneho hari n'abajya kabisa hirya bakakubwira ngo kugira ngo ukire ugomba gutanga igitambo, akaba nariko babyita. Ntimujya mubumva? Nimubumva? Ati hari igitambo ugomba gutanga kugira ngo ukire. Kandi Yesu igitambo kirangiza byose yaragitanze, yaritambye, kugira ngo hatazagira undi muntu wese uzakenera igitambo cyo kujya gutanga. Biratangaje rero ko abantu batari bumva ubu butumwa. N'uyu munsi hari abantu batari babwumva, niyo mpamvu abahanuzi b'ibinyoma n'abandi bantu baza bitwaje ibyo bari byo bagenda babayobya. Iyo niyo mpamvu, nuko abantu benshi batigeze basobanukirwa icyo Yesu yakoreye ngewe nawe tutari abayuda. Ibitambo byose, uwandikitse urwandiko rw'Abaheburayo yerekanye uburyo ibitambo byose byatambwaga bitakuragaho ibyaha. Muzi icyo byakoraga? Byarabitwikiraga. Mu yandi magambo, igitwikiriye gishobora kugera igihe habaye impamvu gishobora gutwikururwa. Niyo mpamvu Abisiraheli bakoraga ibyaha, bamara kubikora, urabyumva, bagatamba igitambo kigatwikurwa, babisubira Imana ikababwira ati n'iminsi yashize mwarabikoze. Kubera ko byari bitwikiriwe, ntago byakuweho. None rero Imana ikababwira ngiye kubakubita inkoni z'iminsi yashize, ibyo mwakoze ubushize n'ibyo uyu munsi byose ngiye kubashyira hamwe mbakubitire hamwe. Ariko icyo Yesu yakoze nuko igitwikirizo cyari gitwikiriye hariya cyavuyeho. Ibyo bivuga ngo ni imbabazi ziteka, ni imbabazi zigukuraho icyaha kikavaho burundu kikibagirana. Wakongera gusubira mu kindi kikaba ari gishya, Imana ikaba itari guhera kuri cya kindi cyashize.
Satani ntazigera kubeshya ngo bya bindi wakoze cyagiye ukabyihana ukabizana imbere y'Imana ngo ibyo byaha Imana iracyabikubaraho. Aleluya. Yesu umugezemo ahinduka icyaremwe gishya, ngo ibya kera biribagirana biragenda, hanyuma ngo ibije biba bishya. Ikikubwira rero ko ufite ikibazo cyo kumva icyo Yesu yagukoreye, nuko uricara Satani yarangiza akakubwira ati ariko uzi ko wasambanye? Ati nubwo wabyihariye uzi ko wasambanye? Ati nibyo narasambanye. None se ugutekereza ko byagiye byararangiye? Ati reka mbonereho gusubiza kimwe mu bibazo, ntabwo nari mpari ariko bampaye raporo. Murimo murabyumva, hari raporo bampaye, hari abantu bafite ikibazo. Ateze ati ngewe ko nigeze gusambana, ati ko nigeze gusambana ndi umupagani hanyuma nkakizwa. Ati buriya nongeye kuba isugi. No. Ati buriya ubwo nongeye kuba isugi. Mwihangane mwizanyemo kubera ko nta kibazo kirimo, muri bo byihangane. Ariko hano icyo turi kubwirwa niki, ntabwo ikibazo cy'ubutumwa bwiza ari ikibazo cy'ubusugi n'ubumanzi n'ubuki. Icyo ubutumwa bwiza bukora ni ukugufata bikaguhereza new identity, bikakugira undi muntu muri Yesu Kristo, kubera ko iby'umubiri ni iby'umubiri. Ntabwo ubutumwa bwiza buri guhangana no kongera kuvuga ngo umubiri ngongera urateranye, kubera ko umubiri uzajya mu gitaka. Umubiri ntaho uhuriye n'ubugingo. Murimo murabyumva? Ibyo ntaho bihuriye. Igihe cyose nongeye gutekereza ngo urabizi ngo ntabwo ngo nyine warabutakaje. Ibyo ni iby'umubiri, kubera ko reka nkubwire, hari n'abantu bariho benshi ari amasugi ariko batarizeye Yesu. Ibyo ntacyo bimaze, kubera ko ikiduhuza n'ubwami ni ukwizera Yesu. Nibyo twizereyemo Yesu, biduha umutima utunganye uduhuza n'Imana, uduhuza na Yesu mu kwizera. Ntaho bihuriye n'ubusugi n'ibitari by'ubusugi. Kubera ko niba hari umuntu wari kugira ikibazo kiremereye, ni umuntu witwa Pawulo. Uyu uri kwandikana yanivugiyeho ubuhamya ati baba ngewe cyambere nari umwicanyi. Umunsi yakiriye Yesu, Yesu ntabwo yamubwiye ngo wowe warishe. Ibyo nibyo yahereyeho rekashwe da. Aravuga ngo ariko Yesu yarambabariye. Urimo urabyumva? Izo details zose yarazitanze. Icyakora hari akantu kamwe ndi buhuze n'icyo kibazo mwagize. Birashoboka ko igihe Yesu yamusangaga mufatira mu nzira ijya Damasiko, birashoboka ko yagize ikibazo cy'ijisho nyine ryangiritse, ryavagamo ibintu by'amashyira, infections n'ibindi gutyo. Kandi n'ubundi ngo yari asanzwe ari akantu k'akagabo kagufi gafite imitego imeze gutya. Urabyumva? Ariko kakanyabwenge. Ariko gafite imitego imeze gutya n'isura n'ibyanwa bimeze gutya ngo nimwembwe nyinshi. Ari akantu utareba ngo ukunde kagize. Urabyumva? Ariko nyine afitemo ubuntu bw'Imana. Umunsi umwe nyine karamutera kubahira, atariko abantu bose bakorerwa ibitangaza, usengera abantu bagakira. Ariko kubera iki nawe utasenga ngo iryo jisho rimere neza? Ajya mu masengesho kabisa, agahishe kayo, arazenga ngo aringinga. None waravuga ngo yinginze Imana ibihe bitatu.
ibihe bitatu mu mibarire ya kiriyage byari ukuvuga ngo ni icyumweru, ibyo byaravugaga ngo ni nk'iminsi 21. Asenga yiyiriza ubusasha kugira ngo Imana imukureho icyo kintu. Arasenga ayasoje ngo mwana wanjye humura, ubuntu bwanjye buraguhagije. Kubera n'urwibutso rw'uko yigeze kubaho atubaha Imana, Imana iramufata. Icyo kizaba ikimenyetso, buzaba ubuhamya bwawe. Kuba warasambanye rero, ayo ni amateka yawe, nibwo buhamya bwaho Yesu yagukuye. Yesu najya kuguha umugabo, ntabwo azabanza kuzana umugabo ngo uri kureba ubusugi, kubera ko n'uwo nawe nubwo atari isugi y'umubiri iyisanzwe, nawe hari ibintu byinshi adafiteho ubusugi. Udasambana ariba, aratukana, agira ute, byose ni ibyo byose ni ibyangiriza ubusugi bw'umwuka. Rimwe na rimwe nyine hari igihe tw'abanyamadini tuzi gushyira categories ibyaha. Hakaba hari ibyaha bikomeye, ibyoroheje, ibiringaniye n'ibindi. Iki tuzagiyanira iki tuzagiyanira iki tukagenda tubyoroshya, ariko icyaha cyose biravuga ngo ni ubugome. Okay. Wabyumvise rero, n'undi wese wari ufite icyo kibazo naho ruzingiye. Iyo wizeye Yesu ngo uba icyaremwe gishya, ibya kera ngo biribagirana, ngo dore byose biba bibaye bishya. Ibyo biravuga ngo igihe cyose ugize imitekerereze igendanye na Yesu n'ubuzima bushya muri Yesu, ugomba gukura mu mutwe wawe ibigusubiza mu bihe byahise, ibikwibutsa ngo ibi narabikoraga, ariko buriya Yesu warabimbabariye, byagenze gute? Ibyo byarababariwe, kubera ko ibitambo byaratwikiraga, amaraso ya Yesu aroza agakuraho umwanda wose. Utari wakira Yesu rero, zimwe mu ngorane ufite wowe, uba wikoreye iby'ibihe byahise n'ibyo urimo. Yewe nibashaka bajya bavuge bati kanaka, ntuzirirwe ubihakana, kubera ko ntabwo byigeze bihanagurwa, biracyakuriho. Rero n'ikimenyimenyi, ba bantu birirwa baterwa na bya bindi tuzi by'imyuka mibi, biba bifite ahantu byinjirira, biba byoroshye, kubera ko uracyari connected n'umwami utegeka bisi, utegeka iby'isi, nawe uri uw'isi. Kugufata, izo mbaraga ziba ziza gushaka uwazo. Free entry biza rwose ari nta kibitangira. Tugiye iwacu, twigeze kujya gusengera umuntu watewe n'abadayimoni, turasenga, igezemo hagati ikidayimoni kimuvugiramo, atari ko mwabagabo mwe muranshakaho, ngiye ko ndi mu nzu yanjye, mwagiye mu nzu zanyu, ngiye ndi iwanjye, uyu muntu yaranyihaye, none murashaka kunyirukanira iki? Ni muri kundenganya? Cyari ikibazo gikomeye. Kumbe twari twakoze ikosa, dutangira kumusengera atari yatura ngo yakire Yesu. Twinyine ibintu byamuteye, turatangira turasenga, twasimbutse tape. Kirangije kiratwibuza ati mwakoze amakosa sha, uyaracyari uwanjye, ibyo mwakora byose ntabwo nasohoka, ndi mu nzu yanjye. Utari wakira Yesu ni gutya ameze. Nibyo rero Pawulo avuga ageze mu gice cya 3, bati reka shwida, mwewe mutari mwizera Yesu,
umucyo w'ubutumwa bwiza utari wabarasira. Mwewe ubuzima bwanyu bwarindiriye umwijima. Ahantu hari umwijima se bigenda gute? Ibyo ari byo byose birahakorerwa kuko ari nta gitangira. Si byo se? Ugira nabi, uwiba, ugira ute, bya bindi byose bikorwa ryari? Mu mwijima. Bati rero none umucyo w'ubutumwa bwiza witwa Yesu aribwo nababwirije warabarasiye, kuko wabarasiye bigakunda, mwarangiza mukagira n'ikimenyetso cy'umwuka wera ku buzima bwanyu. Ibyo biravuga ngo mwamaze kuba abana b'Imana, ntihakagire ubacira imanza akoresheje imihango n'amategeko n'ibindi. Iyo rero tugeze mu gice cya 4 niho azaniramo ibintu byitwa amategeko. Ngiye kubibabwira mu buryo bugufi, hanyuma mite nsoreza ku ncamake y'iki gice kirimo intego cya 6. Imana yatanze amategeko 10 ku musozi wa Sinayi. Sibyo? Aya mategeko yaragabanijemo ibice bibiri. Harane agenga imibanire y'abantu n'Imana. Hanyuma hari 6 agenga imibanire hagati y'abantu n'abantu. Umunsi umwe umuntu umwe yashatse gutega Yesu umutego. Ashaka ko Yesu ari buze gufata itegeko rimwe akarihitamo, bagahita bamufata batandi mategeko urayanze sha. Bati none tubwira itegeko rikuru riruta yandi naya niri. Arangije arababwira irya mbere niri: ukunda Uwiteka Imana yawe n'imbaraga zawe zose, niki n'ubugingo bwawe bwose, niki n'ubwenge bwawe bwose. Mu yandi magambo, umuntu yamaze kwiha Imana wese. Murabyumva? Hanyuma nurangiza ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yayandi 6 yose ahita yabyigiramo. Umuntu abitekereje ati kabisa ibyo uvuze nibyo, ibyo uvuze nibyo. Yesu amubwira ati noneho genda ukora icyo. Ibihe byose yamaranye n'abigishwa be, ageze muri Yohana igice cya 17 arabasengera mbere yo kubatuma. Arabasengera, aravuga ati aba bantu bubashye icyo nababwiye cyose. Barakubashye nanjye icyo nababwiye cyose baracyubashye. None rero kuko bakubashye, ngiye kubaha irindi tegeko rishya. Turisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 13:33 kugeza 35. Arababwira ngo none ngiye kubaha irindi tegeko rishya. Itegeko rishya ni irihe? Noneho mukundane. Haleluya. Impamvu hajemo rimwe nire kandi yari imbere yari yavuze abiri, nuko mu gusenga kwe yaravuze ngo aba bantu narabakumenyesheje barakwemera baragukunda, ubu nawe ubwo bujuje itegeko rya mbere. Haleluya. Ubwo itegeko rya mbere ryo gukunda Uwiteka bararyujuje. N'ikimenyimenyi bataye ibyabo n'ibindi byose baraza bumva amagambo yawe. Rero irya mbere bararyujuje, irisigaye ni iryo gukundana. Paulo hano rero azana irindi tegeko rishya, naryo rikubiye muri yandi, ahubwo ryo rikomeye no kuyaruta. Muri iki gice rero aravuga ngo ageze ari kwinjira mu gice cya 5 azana itegeko rishya, itegeko ryitwa iry'umwuka wera. Mama, itegeko ry'umwuka wera. Abantu bakinisha ibintu ntabwo bazi icyo bivuga.
umwuka wera we ntabwo aba agifite urugero runaka. Urabyumva? Umwuka wera araza akagera aho abantu bose musengera hamwe, hakaba hari abashyiraho ibisatsi n'abatayishyiraho, bose barimo. Umwuka wera wakaza akakubwira ngo wowe bitewe n'icyo nshaka kugukoresha, wowe ntiwambare gutya. Umuntu rero akaza ati ko bakanaka bambara gutya, bareke wibareba. Wowe umwuka wera aragutegeka gukora iki? Ngiryo itegeko ry'umwuka wera uko rikora. Itegeko ry'umwuka wera ryo rirenga andi mategeko yose, kubera ko rikugarura muri bya bitekerezo bya mbere bya Adamu yari afite. Icyo gihe ntabwo yari afite amategeko yanditse 1, 2, 3, 5. Oya, ahubwo kuko yahoraga mu busabane n'Imana, byatumaga hari ibintu bimwe adafiteho umwanya. Urabyumva? Umwuka wera rero icyo araza akadushyira mu busabane buhoraho n'Imana. Wajya no gusitara akakubwira ngo no aho wasimbuke genda. Haleluya. Noneho uyu mwuka wera ikindi akora, araza agacagagura ingoyi za kamere. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo nimwumvira umwuka wera muzatsinda kamere, kubera ko kamere buri gihe ihora ishaka ibitandukanye n'iby'umwuka wera. Itorero rero, umuyobozi, umukristo utari wagiriye imitekerereze yo kuyoborwa n'umwuka wera, andi mategeko yose aba impfabusa, aramunanira, arayica. Niyo mpamvu byoroshye njyewe umupasitori nkaba nararahiriye, tuvuge kuzubaha bishop, narabirahiriye. Urabyumva? Ni itegeko. Ariko byageraho nkabona akantu katameze neza, narangiza nkagenda ntinyakubaka akantu nge ntago twemeranywa kabisa. Ibyo biba bivuze ngo nishe itegeko ry'idini. Urabyumva? Ariko itegeko ry'umwuka wera ryambwiye ngo nuramuka ugendanye n'ababi ntuzagendere mu ngeso zabo. Urabyumva? Ariko umwuka wera yarangiza agahindukira akanatubwira n'uburyo tubikora, ngo mu buryo bw'urukundo, ngo tukabikorera mu rukundo ku buryo tutagira ibyo twangiza. Haleluya. Mwabyumvise uko itegeko ry'umwuka wera rikora? Iri ni ryo Pawulo yari kutuzanira hano mu Befeso. Twatangiranye n'amategeko angahe? 10. 10 agabanijwemo angahe? 2. 2 agabanijwemo angahe? 1. Ribyaye irihe? Ribyaye irindi ryitwa iry'umwuka wera. Iry'umwuka wera ryo rifata 10 rikongeraho n'andi atanditswe. Hari ibintu hano byinshi muri Bibiliya bitarimo. Reka mbabwire urugero. Nta hantu muri Bibiliya wasoma kunywa itabi ko ari icyaha. Ntaho byanditse. Murimo murabyumva? Reka tuvuge abantu bajya mu bya kissing, tuvuge abasore n'abakobwa bajya mu bya kissing. Hari aho byanditse muri Bibiliya? Ariko murabizi Pawulo hano avuga iby'imirimo ya kamere, aravuga yarangiza akavugamo ngo nibiteye isoni. Ibyo murimo murabyumva? Nibiteye isoni. Harimo gusambana, hakabamo kuvuga isoni no gukora ibiteye isoni. Mwumvise uko itegeko ry'umwuka wera rikora? Ryo riragenda rikazana n'ibirenza amategeko 10 ayo tuzi yanditse. Kubera ko ryo riragenda rikigisha no ku myambarire, no ku mirebere, no ku migendere. Wabyuka wajya kwambara ikintu ahantu ugiye ntabwo ushobora kwambara ibyo ngo bivemo.
Mwabyumvise? Rero ntuzishinga umuntu kanaka ngo nuko akora ibintu bigakunda, ngo nawe nubikora bizakunda, kubera ko Umwuka Wera abayobora mu buryo butandukanye. Umuntu azava mu Amerika narangiza aje yambaye skati imeze nk'umushumi, nk'urudodo, imeze nk'urudodo iriya n'ibindi byose biri hanze. Noneho nubona yahagaze hano bakamuha agatuti kubera ko nyine wabo byemeye, kandi nyine ni umushyitsi, ni umuntu ukomeye, si byose anadutera n'inkunga, nese tumwime mikoro. No nagize ati ubwo byabaye ati nanjye reka njye kwambara ako gasikati, Umwuka Wera azagucagaguramo. Kubera ko ntabwo ugiye guhita uba Umwamerika, ntabwo wabaye Umwamerika, uracyari uwa hano Gisoro. Haleluya! Uri uwa hano Gisoro, ntabwo wabaye Umwamerika. Nufata ibyo Mwamerika ukaza ukabikubita hano mu Gisoro, uzajya kuvuga nubwo uri kuvuga, nubwo waba uzi za theology zingana gute, uzazivuga bakurebe ati tufa aho Satani. Itegeko ry'Umwuka Wera. Reka noneho rero nsoreze kuri iki kintu. Imana ishimwe cyane. Mano nkoresheje iminota ingahe ndebere kugira ngo reka nsoreze kuri iki kintu, kuko ku cyumweru nzabigarukaho. Noneho ariko buretse ndebe hano. Okay, reka nsoreze kuri iki kintu. Nimusoma iki gice cya 5 nyirizina cy'intego, ariyo bakuyemo ijambo rivuga ngo kwigana Imana, gukora ibyiza. Njye niko nabyise, kubera ko imitating God's goodness in doing good, n'ubundi good zombi ziragaruka. Ibyo Imana ikora byose ni byiza, urabyumva? Nge rero nahisemo kubyita ngo kwigana Imana, gukora ibyiza, kuko Imana n'ubundi isanzwe ari nziza, turabizi. Yatanze ibintu 7 bituma, iyo tubikoze bituma Imana igaragara ko ari nziza mu bantu. Icyambere, ku murongo wa mbere yaravuze ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Kuba umuntu yitwa uw'umwuka, umwuka ugomba kumenya ko umuntu yaguye mu cyaha, akamenya n'intege nke ze, ntamwirukana imbere y'Imana, ahubwo akamuzana. Buriya hari abantu benshi mu murimo w'Imana birukanwa, bajyanwa hanze nuko tubahoza mu kubacira imanza. Umuntu yaguye mu cyaha, icyo cyaha ubwacyo ni urubanza burya. Buriya rero ntabwo muzi umuntu wakoze icyaha, nuko umuntu wakoze icyaha ubwe ahita yisha, kuko umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye. Ubwacyo icyo ni igihano, icyo ubwacyo ni igihano. Ugahagarara wareba abantu, umuntu yavuga akantu gato atabasambanye, umutima ugatera ugakubita, kiriya ni igihano ubwacyo. Ubwacyo yamaze kwihana, ubwacyo yavuze amahoro. Ikintu akeneye muri icyo gihe ni bwa bugwaneza bwanjye bwo kumwereka ko nanjye nari umunyabyaha, Yesu akangirira ubuntu, kumwereka ko imbabazi zikiriho.
iyo umuntu aguye mu cyaha tugomba kumugaruza umutima w'ineza. Icya kabiri, urumva umuntu uri muri icyo gihe iyo abonye ubwo bugwaneza mu by'ukuri ntabwo ahunga urusengero ahubwo arubamo, kuko ari ahantu ho kuruhukira. Haleluya. Aho kugira ngo akwepe, kuko inshuro nyinshi muzarebe abantu bahunga mu rusengero. Umuntu aragenda agakora icyaha, yamara gukora icyaha kubera ko nyine natwe tuzi uburyo nyine tubivuga tubizana, wabivuga rimwe kabiri ati bari kunjira, ati ni njyewe bari kuvuga ati ntabwo nkwiriye kujya hariya, aho kugira ngo aze hano agahita agenda akabijyamo burundu, kubera ko bariya nibo bari kumwakira mu bibazo yagize. Twewe ntabwo twigeze tumwakira akaduhunga, kandi iyo aduhunze noneho abijyamo byose burundu, akava kuri kimwe akava mu bubi akajya mu bubi bukabije. Kandi Yesu ajya kuza hano mu isi yaje natwe tumeze dutyo. Haleluya. Yaje tumeze dutyo. Njya mbwira abantu ngo iyo Yesu aza kubona n'umuntu n'umwe n'uyu umwe utunganye ku kigero ashakaho umuntu, ntabwo yari kuza. Byari bihagije kugira ngo amugire imbuto y'ibyiza. Icya kabiri, ku murongo wa kabiri yaravuze ngo mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Kristo imbere yari yaramaze kubwira abigishwa ngo noneho mbahaye irindi tegeko, mukundane. Gusoza amategeko ya Kristo nuko umuntu atakagombye gupfira hagati muri twe. Mwikorerane ibibaremerera. Buriya niba hari ikintu cyiza Yesu yakoze anakibwira n'abantu, ni ukwerekana ubusabane buri hagati ye na Data n'Umwuka Wera. Urabyumva? Igihe yari ananiwe ari gusenga byakomeye, ngo byagenze gute? Ngo Data yoherereje abamarayika baramukorera kubera ko yari ananiwe. Ni rwo rugero rwiza rw'uko ari nta muntu ushobora kwikorera ibintu byose ngo abyirangirize. Reka mbabwire iki kintu, muzi ko ibyo dusengera byose Imana ibinyuza mu bantu. Halo. Niba ukeneye amafaranga, abantu nibo bayafite, ntabwo Imana ijya gucapa amafaranga mu ijoro ngo yasuke mu isi. Mwabyumvise ra? Niba ukeneye umugabo, Imana izajya kuremera umugabo mu ijoro imumanure munsi muzane? Ari mu isi hano. Ibyo bivuga ngo ugomba kuba initacu, ugomba kubana n'abantu neza kugira ngo igihe wa mugabo yaje atazaza ufite bya bizinga akagira ibimutangira. Wabanye n'abantu nabi urangije umushyira ku ruhande. Hari abakobwa nyine agera igihe twe turabagira ko bari umukobwa azi ko ari igitangaza, yarinyohaguye yaragize he hose, ngo azi ko ari igitangaza mu Kigali yose. Abasore bose agahirika hariya ugasanga yahiritsemo n'uwakagombye kuba umugabo we. Umuntu akagirira nabi n'umuntu wakagombye kuzamufasha mu kibazo kizaza. Furemu rero Yesu yabihaye nuko kugira ngo ubone imigisha ye yose ugomba kubana n'abantu neza, kuko abo bantu aribo yakizemo ibizagufasha mu buzima. Satani ntazakubeshye ngo uri igitangaza wageze hejuru aho uzifasha byose, ntibibaho. Umuntu ashobora kuva ku ntebe yo hejuru. Dore urugero rworoshye hano dufite. Umuntu ni minisita, akeneye umuntu ukora isuku mu office ye, sibyo? Akeneye umuntu ucuruza mu isoko. Najya guha azahaha mu buminisita se? Azicara muri office hanyuma ibintu byikore? Azikora isuku, ajye anihahire ibintu, ajye kurangura aho bagira, anihingire umuhinzi mworozi uriya wo hasi atunze minisita, atunze na president.
murimo murabyumva uko niko Imana yabifureminze. Nukandagira kuri umwe uzabura service Imana yashyize mu biganza bye. Reka niruke kubera ko iki numvaga ari ikintu nari nateguye kugira, kubera ko nzakigarukaho ejo. Icya gatatu, ntabwo tugomba kubaho twigereranya n'abandi. Kubera iki? Kubera ko umuntu wese ari unique. Nta muntu n'umwe Imana yaremye usa n'undi, unateye nk'undi, unakoze nk'undi. Mwabyumvise? Imana ijya kukurema yakugize unique, ufite DNA yawe ubwawe idafite aho ihuriye n'iyundi muntu. Hanyuma icya kane, uwigisha agabana n'uwigishwa. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo birahagije kumwigisha angana cyangwa agira ubumenyi bungana n'ubwo yigisha. Reka mbere ku buryo bigenda. Muzi ko bamwe mu barimu batwigishije, njyewe abarimu banyigishije mu siniya nabigishije mu university. Reba umuntu wigishije munsi wagera mu university, kubera ko ntabwo yateye indi ntambwe yabayeho, wagera mu university akagusangamo ari we mwarimu we. Umuntu wese ni icyo kwigirwaho mu buzima bwacu. Umuntu wese ni umwarimu wawe. Haleluya. Umuntu wese ni umwarimu wawe n'umwana muto. Hari umugabo w'umuhanga wigeze kuzana theory yuko ngo science yamaze gukemura ibibazo by'isi yose, rero ntabwo bakeneye Imana. Umunsi umwe ajya ahantu kuri showa z'inyanza ya Mediterane, noneho arangije nyine ari kubyibaza, yaramaze gusohora theories nyinshi kabisa zerekana ko Imana itariho nuko aragenda ari kumeditatinga, akana gatoya gutya kari kugenda k'igitambambuga karaza karamubaza ngo bite wa mugabo, ngo ni byiza. Oya, karaje gacukura umwobo, karimo gucukura umwobo, kakagenda kakadaha amazi mu nyanja kakayashyira muri wa mwobo, kakadaha amazi mu nyanja kakayashyira muri wa mwobo. Murimo murabyumva? Umugabo philosophers niko bamera, akantu kose kaba ikibazo. Aritegereza kakana kari kuzana amazi kakayarunda, kakana kasaze cyangwa aragamagara ati ariko wakana, ati ibi bintu urimo ni ibiki? Ati njyewe ndimo ndashaka gufata amazi y'iriya nyanja nkayashyira muri uyu mwobo kuwuzuramo. Ati ariko wakana urakajije, inyanja ingana kuri irajya muri uriya mwobo? Ati njyewe ndabibona ko bishoboka. Kuba wowe ubibona ko bidashoboka ni ibyerekana ngo wowe urinjije inyuma yanjye. Ati kuba utamenye ibi bintu ni ibyerekana ko hari ubuhanga buhishe wowe utazi. Akana karabura karigendera. Umugabo abitekerezaho, iki kintu cyatumye yongera guhindura, ava mu byo kutemera Imana yemera Imana, kubera ko yigishijwe n'akana k'uruhinja. Yaba uruhinja rero rwaguha amasomo. Umuntu wese ni umwarimu wawe. Niyo mpamvu wigisha agomba gusangira n'umwigishwa, bose bagacishwa bugufi, kuko buri wese ni umwarimu wundi. Nanjye uri hano no kubareba gutya bimpa isomo, biranyoroshye guhagarara imbere y'abantu bangana gutya. Umuntu uvuka ahantu mu giturage, umuntu wari warasizwe inyuma n'amateka, umuntu watawe ari umwana muto, kajyara agakura kugeza ahagarara imbere y'aba bantu b'ibitangaza, imbere y'Imana b'ibitangaza, ukavuga by'ubwabyo ni isomo kuri njyewe. Rero turasangira. Cya gatanu, tugomba kwitondera
ibyo dutanga, kubera ko ibyo dutanga nibyo tuzasarura. Ibyo biba nibyo uzasarura. Witondere ibyo ukora. Burya inshuro nyinshi hari igihe tujya gusengera abantu, turi kubasengera, Mana baha umugisha, kandi umugisha barawuziritse. Urabyumva? Kubera ko ibyo bari gucamo barimo barasarura ibyo babibye. Bati Mana mfite abagambanyi ku kazi bamereye nabi, kandi nawe waragambanye ku kazi. Urimo urasarura ibyo wabizi, wagiriye nabi abantu, none ingaruka nawe ziri kuzamo. None abakozi b'Imana twagiyemo tukajya gufastinga mu izina rya Yesu, aba bazimu bagende, baragenda bajya, barajya kwande ko ari we wabazanye. Urimo urasarura ibyo wabibye. Rero witondere ibyo ukora ubuzima bwa buri munsi. Nugera mu bihe bikomeye, ujye ubanza witekerezeho, harya ubwo ibi bintu nge ntabwo nigeze mbikora, ntabwo ari ingaruka ndimo. Cya gatandatu, ntabwo tugomba guhagarika gukora neza. Urimo urabyumva? Gukora neza ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe, kubera ko aho tuzagera hose tuzaba dukeneye abatugirira neza. Kuko rero tubakeneye, ibyo biravuga ngo tuzakomeza tugire neza. Umunsi twabihagaritse tuzaba tuvuga ngo natwe ntabwo dukeneye abatugirira neza. Icyanyuma aricyo ejo bundi nzajyamo cyane, ntabwo tugomba kwirata ibindi, ahubwo tugomba kwirata umusaraba wa Yesu. Kubera ko ku musaraba ngo twabambyeho icyo bita iruba n'inyota y'ibibi byose, twabibambyeho. Haleluya! Inyota, hari abantu bagiye baba bakanyota, shaho mujye mubireka. Uzi umuntu agera mu cyaha cyarangiza kikaba ubuzima, agasigara, noneho yaba atagikoze ubuzima bugahagarara. Njyewe ntangira kunywa itabi ry'urumogi, natangiye ari akantu koroheje. Murabona ko nazinze ibitabo nasoje. Ntangira urumogi narutangiye ari akantu koroshye. Asore barambwiye, urabizi nyine ufite ibibazo, none wowe uramutse ukuruyeho ibibazo byarangira. Okay, banzanira akantu k'agapfunyika, ndakurura. Uwo munsi nari maze igihe mpekenye iry'inyomezero. Umunsi nasomyeho, Satani arangije kabisa mpereza icyo bita false happiness, ibyishimo by'ibinyoma. Nagira mwumva ndi kugenda hose, hajeho za steps. Mwumva najya gutera intambwe gutya, nkumva ahantu hazamutse, nkurira ngasimbuka. Niho hava za ngendo nyine bagira, muzi kwa kundi bagenda baba basimbuka imisozi. Noneho none sawa, najariya mwisetsa, ndi kwisetsa ahantu hose, mbona ibintu bye. Urabyumva? Ntangira ari ibintu byo kwinezeza, ari akantu karaho. Mva ku gace kako bita iburu, kagapfunyika kagace, njya ku ibure. Urabyumva? Bigeze aho umubiri uramenyera, uravuga ngo aka ntabwo kakimpaza. Njya ku ibure rya kabiri. Yesu yansanze ngeze ku kunywa amabura 6, dupfunyika 6. Hano abantu basomaho basogongeraho, kubera ko ndabizi hano ntabwo baburama, tuzabaha igihe. Murimo murabyumva? Noneho sigara umubiri wanjye kugira ngo ntekereze, nuko nasomyeho, nuko nasomye itabi. Twe twabyitaga gucoma. Urabyumva? Kugira ngo nkore ikintu cyose, iyo nabaga ntakuruye itabi naratitiraga intoki gutya.
ukaba wansunikisha. Nawe baze umuntu wakinaga karate w'umukarateka washoboraga kunsunikisha urutoki gutya nkikubita hasi iyo nabaga ntasomyeho. Murabyumva? Ububi burakura bukava mu bubi bukabije. Niyo mpamvu ugomba gusenga kugira ngo n'ibyo utari wajyamo Yesu abikurinde ntubyinjiremo, kubera umunsi wabitangiye uva mu bubi bwabyo ukajya mu bubi bukabije. Utangira usambana rimwe, umubiri warangiza ukakubwira ngo nkeneye bya bindi, ukajya kuri kabiri, ukazagera kugera igihe utangira kujya kwishakira busambana nabo. Hari bamwe bitangira ari nka accident, ari nk'impanuka, bigatangira ari ibyoroshye. Urabyumva? Ukagera ku rugero bitakiri impanuka, uryama ukabirota ukabitekereza, ugatangira gutekereza uburyo ugiye kugenza kugira ngo ufate umuhungu cyangwa umukobwa, ugasigara uri imbata. Nibyo Paulo rero asorezaho ngo niba ushaka kubaho bwa buzima bw'umuntu wabonye ubuntu, ugomba kwitonda ukemera ukabambwa ku musaraba, kuko ku musaraba dusigayo ryaruba n'inyota y'ibyaha bya bindi byatugezemo, tukabimanikayo, tugasubirayo turi abantu babohotse bashya muri Yesu Kristo.